Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Reka mbanze masuhuze mu izina rya Yesu. Let me greet you first. Imana nishimwe. May God be praised. Nejejwe n'Imana impaye uyu mwanya mwiza. I'm very happy to have this time Ukuganira n'itorero ry'Imana. to chat with Ndashimira Imana the church. kuko ari ibikoze. I thank God because He's the one who's done it. Ndashimira n'abayobozi. I thank the leaders as well Batekereje ko nkwiriye gukora kino who gikorwa. thought of me and thought I could do this on this day. Imana ibahe umugisha. May God bless them. Ndanashimira namwe iteraniro. I also thank you, the church, ko mwiteguye because you are ready kwakira ijambo ry'Imana to dufatanije. receive the word of God. Hallelujah. Amen. Ndagira ngo rero uyu mwanya mwiza This moment, mumenye uwo mugiye kuganira ijambo ry'Imana I want you to know who you are going to chat with. ku bashyitsi For the visitors cyangwa se ku bandi bantu batamenyereye hano. and those who are new here, Nitwa BIZIYAREMYE Venuste. his name is BIZIYAREMYE. Ndi umuririmbyi hano muri iyi korali. He's one of the members of the choir Nkaba n'umuvugabutumwa kuri uyu mudugudu. and he's also one of the leaders. Niho nkorera umurimo w'Imana. This is where he does the work of the Lord, Kandi niho ntegerereje Kristo and this is where he's waiting Christ from. ko azaza gutwara itorero. The day that he's going to come and get the church, Nanjye ngatumbagira nkamusanganira. and I'm also going to go there. Kandi nizeye ko tuzajyana. And I really have faith that I'm going to go with him. Imana nibahe umugisha mu izina rya May Yesu. God bless you in the name of Jesus. Tugiye kuganira amagambo Imana yashyize ku To mutima talk wanjye. about the words that God has put on my heart. Twari kuvuga byinshi ariko turavuga bike bikubiye muri byinshi Imana ishaka kuri twe. We're going to say a lot, but we're going to say a few that is needful. Turihuta dusome ijambo riri mu bacamanza We're going to read ibice 16 in the book of Judges, chapter 16, umurongo wa 28 verse 28 kugeza 30. to 30. Niturangiza tubumbe Bibiliya. After that, we're going to close our Bibles. Nitumara kubumba Bibiliya dukurikirana ijambo ry'Imana. And after closing our Bibles, we're going to follow the word of God. Abacamanza Judges, ni page 249. 249 for those who are using the Kinyarwanda Bible. Dusome mu izina rya Yesu kuba bashije kuhagera. We can read in the name of Jesus. Ngo nuko Samsoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka. Ndakwinginze mpa imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Murongo 29. Samsoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'ibumoso gufata iyindi. Murongo 30. Samsoni aravuga ati, mpane n'Abafilisitiya, aritugatuga n'imbaraga ze zose, arazishikuza, inzu iridukira abo batware n'abantu barimo bose. Nuko abo Samsoni yiciye mu ipfa rye bari benshi kuruta abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Imana itugirire neza. May God help us. Ndagira ngo umusemuzi nawe adusomere mu Cyongereza. We can read Judges chapter 16, verse 28 to 30. Then Samson said a prayer to the Lord. Lord God, remember me. God, please give me the strength one more time. Let me do this one thing to punish these Philistines for the tearing out both of my eyes. Then Samson took hold of the two columns in the center of the temple that supported the whole temple. He braced himself between the two columns. One column was at his right side and the other at his left side. Samson said, "Let me die with these Philistines." Then he pushed as hard as he could, and the temple fell on his rulers and everyone in it. In this way, Samson killed many Philistines when he died than when he was alive. Amen. Imana nishimwe. May God be praised. Iri jambo This word Imana yashyize ku mutima wanjye that God has put in my heart
ibanzirizwa n'amagambo akomeye dusoma muri iki gitabo cy'abacamanza. It starts with the words that we read from the book of Judges rigaragaza that show inzira Samsoni yaciyemo, the ways that Samson passed through, akora umurimo yari yarahamagariwe w'ubucamanza, working the work that he was called for of being a judge. uyu murimo w'ubucamanza Imana yari yamuhamagariye, This work of being a judge that God called him to do, bwari uburyo Imana imuhaye, it was the way that God had given him bwo gukiza Abisiraheli imbaraga z'Abafilisitiya, to overcome the power of the Philistines. Imana yari yashyize muri we imbaraga zidasanzwe, God had given him power kugira ngo abe umucunguzi w'Abisiraheli ariko ku Bafilisitiya, power to save the Israelites from the Philistines, cyangwa se ku banzi b'Abisiraheli, or from the haters of the Israelites. Iki kintu cyabaye kuri Samsoni no mu ivuka ryiwe, This thing happened to Samson even when he was byari ibanga Imana yashyize ku mutima w'umubyeyi wa It was a Samsoni. secret that God had put on the heart of the parent to Samson. Nongere ngisubiremo. Let me repeat this. Ryari ibanga Imana yashyize ku mutima It was a secret w'umubyeyi wa that Samsoni, God had put on the heart of the parent to Samson, abibika mu mutima and he kept it in his heart. we n'umugabo we Manoa, Him, her, and the husband. barangije bategereza umwana kuko uwo mubyeyi yari ingumba, And after that, they waited for a child because the mother was barren. ariko bari barahawe itegeko rikomeye But they were given a rule ry'uko uwo mwana uzavuka, that the child that is going to be born, nyina umubyara atagomba gukora ikosa the mother was not going to make a mistake ryo kunywa igisindisha of drinking anything that can make her drunk, ndetse no kurya icyo kurya gihumanye, or eat anything that is not to be eaten. umubyeyi The mother, iryo tegeko araryubahiriza, the mother followed that rule. amaze kuryubahiriza After abiding to that rule, abona aratwise, she got pregnant. She was pregnant, aravuga ati bya bintu biremeye, and she was like, "Oh, it has happened." haleluya, Amen. aravuga ati bya bintu birimo, And she know that the thing had happened, aririnda and she protected herself, ariko abika ibanga ry'Imana mu mutima. but she kept God's secret in her heart. Ndashaka kuvuga ku mbaraga I z'Imana want to talk about the power of God n'urukundo and rw'Imana the love of God Imana ijya igirira abantu bayubaha, that God gives the people who obey, ariko iyo bayibutse, but those who remember Him. iyo abantu bibutse imbaraga z'Imana n'imbabazi z'Imana, When people remember the power and the forgiveness of umumaro God, bijya bigira. what that brings. Wa mubyeyi atwita amezi 9 nk'uko abandi bose batwita, And that mother was pregnant for 9 months, agiye kubona byaye umuhungu, and she gave birth to a boy. ushobora gusanga yarafite ibiro nk'iby'abandi bana bose bagira, Maybe he had the same cages with other children, ariko itegeko yari yarahawe but the rule that she had been given nuko nta cyuma cyo gushakiza cyagomba kugira ku mutwe wa Samsoni. is that she was not to cut his hair on any day. Ndashaka kubabwira ko Imana ikorera muri twe, I want to tell you that the God that works in us ikorera mu bituriho, works in the things that are in us, ikorera mu buzima bwacu busanzwe, works in our daily lives, ikorera mu ntekerezo zacu Imana yaduhaye, and works in our daily thoughts that God gave us Himself, ikorera mu mbaraga dufite, and works in our power, the power that we have, kugira ngo icyubahiro cyayo kigaragare. so that His glory can be put. Samsoni yameze amenyo nk'abandi bana, Samson had teeth like other children. Samsoni yari yanduje nk'abandi bana, Samson dirtied himself like other children. yarakinnye nkamwe mwese uko mwakina, He played just like you all played. ndetse akiri umwana And when he was a child, baramwambikaga bakanamuhanagura yiyanduje. they used to dress him up and they would clean him up when he's dirtied himself. Murakurikiranye? Are you together with me? Ndetse akiri umwana Even when he was a child, baramuhagiraga nk'uko nawe wuhagira abawe, they used to bath him just like the way you bath your own children. ariko umubyeyi akibuka ko nta cyuma cyo gusha kigomba, But the mother remembered that she was never on any day to cut his hair, abika iryo banga, and she kept that secret. umwana arakura.
And the child grew up. Umubyeyi The mother aza kumenya ko Imana iri muri Samusoni. knew that God is in Samson. Abafilisitiya batangiye kwendereza Abisiraheli. When the Philistines started coming to the Israelites. Ntarageraho Before I reached there, ngo Samusoni yajyanye n'ababyeyi be. Samson went with his parents. Barajyana baba bahuye n'umugunzu w'intare. And they went and they met a lion. Bahuye n'umugunzu w'intare. And when they met that lion, a pride, Samusoni ari kumwe na mama we na papa we. Samson with his mother and father. Hallelujah. Amen. N'abantu bari bazi banga Imana yavuganye nabo. Like people who knew the secret that God has given. Kandi Samusoni ntabwo Imana ivugana n'ababyeyi be yarabizi. And Samson was not there when God was talking to his parents. Yego. Ntabwo yarahari. He was not there. Reka mvuga akantu gasheke. Let me tell you something funny. Nkavuge se muranyemere. Can I say that? Mwana wanjye Sharomo. Shalom, my child. Yabonye amafoto yanjye y'ubukwe. So my pictures, my wedding pictures. Abona Safi murabona uko And she saw Safi. Yarakira kana yambaye agakanzu nyine She was still a child. Arangije tabwira mama we. And then she told her mother, Mama ngo usige wari wakudonereye. Mom, isn't that me? Samusoni rero. Samson, Nubwo yaratangiye gukorerwa muri imbaraga z'Imana. even though the power of God has started working in him, Ariko ibanga ry'ibikorwa by'Imana but the secret of the works of God yari bibitswe n'ababyeyi be. were known only by his parents. Hallelujah. Amen. Arangije And then, Samusoni ngo ahure n'umugunzu w'intare. when Samson met the pride of the lions, Ahita yigiza ababyeyi ku ruhande. he pushed back the parents. Hallelujah. Amen. Abashyira inyuma. And he put Umwana them agushyize inyuma. behind. Look at the child putting them Abashyira behind. inyuma ye. And he put them behind. Hallelujah. Amen. Yumva imbaraga z'Imana ziramanutse. And the power of God came upon him. Arangije Samusoni And Samson yegerana n'umugunzu w'intare. came to the pride of the lion. Yegeranye n'intare And when he came close to it, ngo arayifata he got it arayitanyaguza. and he teared it apart. Ababyeyi bareba. And the parents were looking, they were watching. Ababyeyi basobanukirwa kuko Imana yavuganye nabo. And the parents understood the thing that God had told them. Samusoni uyu Samson, this Samson, yahuraga n'ingabo zikomeye z'Abafilisitiya. used to meet great warriors from the Philistines. Igihe kimwe ngo Abafilisitiya One time the Philistines, baraje batera Abisiraheli. they came Baravuga ati uyu muntu wo muri mwebwe watuzengereje. They came to the Israelites and said, this one of you who has Mbese been troubling us, mutamutuzaniye ngo tumukoze icyo dushaka. if you don't bring him here so that we do what we want, Turabatwikira tubice. we're going to put Mbese this ubwo aho place on azajya batari fire. natwe tuzabamerera nabi. Everywhere that he's not here, not going to be breathed. Ahantu Samusoni yari yarahungiye The place that Samson had gone, ngo Abisiraheli the Israelites, n'ababyeyi ba Samusoni the Israelites and the parents to Baramusanga. Samson went there bamusanga bamubwira ibyo Abafilisitiya bababwiye. and they told him what the Philistines had said. Barangije And after that, ngo Samusoni arababwira ati mwebwe ntabwo ari mwebwe muri bunyiyicire. Samson said, are you the ones who are going to kill me? Barangije baramurahira baramubwira bati rwose And they told them that ntacyo turi bugutwara ariko kugira ngo turengere there's nothing that we're going to do. tugende ku Bafilisitiya Let turagutwara us go. Let us go and we'll take you to the Philistines. ati niba mwe ntacyo muri buntware tugende. And he said, if you're not going to do anything to me, let us go. Iri jambo hari ikintu gikomeye rivuze. This word means a lot. Utakubonye ntakubara. Nongo uzi ibanga ryawe. If someone knows your secret, Ni ushobora kukwica burya. is that person who knows your secret is the only one who can come Bishatse against you. kuvuga ko yari abizi neza ko Abisiraheli He knew very well that the Israelites n'imbaraga z'Imana zikorera muri bo and the power of God that byanakunda ko bo bamwica bigakunda. it was possible for them to kill him. Muranyumvise? Are you getting me? Ariko aravuga ati niba atari mwebwe muri bunyica. But if it's not you who are going to kill me, Abafilisitiya the Philistines, mubanshyire. let us go to the Philistines. Hallelujah. Amen. Hano hantu harimo ibanga mutarimo kumva. There's something that you're not getting here. Aravuga ati mwebweho You, niba ntacyo muri if there's buntware. nothing that you're going to do to me, Bene data mwe brethren, niba nta bugizi bwa nabi
mushobora kunkorera. There's nothing bad that you're going to do to me. Ntabwo Satani hari icyo yantwara. There's nothing that Satan can do to me. Baramufata. And they got him. Bamubohesha iminyururu. And they tied him up with chains. Baramukurura bamushyira Abafilisitiya. And they took him to the Philistines. Afite abaridoga baravuga ati gose murakoze. And the Philistines were there and they said thank you. Ubwo mumutuzane ntacyo muzongera kuba. If you've brought him to us, you're not going to find. Ariko barababeshyaga. But they were lying to them. Ngo agereyo rero. And when he reached, hallelujah, amen, aravuga ati aha niho Imana yiyerekanira rero. And he said this is where God might. Nanjye cyari kingoye nuko ngera muri bo. Even myself, what was hard. None ubwo ngeze muri bo bateranya ari benshi. But since I'm here and they're here, they're a lot. Aha niho Imana igiye kwiyerekana. This is where God is going to manifest himself. Hallelujah, amen. Aha here. Nubundi byari bigoye ko babonera rimwe. It was very difficult for me to find all of you. None ubwo mbaboneye rimwe bishimye. But if I've now found all of you and you're, aha niho Imana igiye kwiyerekana. This is where God is going to manifest himself. Arangije Samson. And Samson, ngo yamenyururu bari bamubohesheje. Those chains that they had tied him up. Yigize gutya ngo agize gutya gusa. He just made a move. Iminyururu y'ibyuma. And all the chains. Hitituragurika nk'imigwegwe bashyizeho umuriro. And all the chains just cut. Abafilisitiya barikanga ngo the Philistines were. bahunge bigira inyuma. They were shocked, and when they tried to. Samsoni ababonye umusaya w'indogo. Samson came. Amaze gushyikira umusaya w'indogo. And when he got that, imbaraga z'Imana ziza kuri we. God's power came upon him. Hallelujah, amen. All those people who were gathered there, all those Philistines who were there, who were happy to see him, and he killed all of them with that thing that he picked. Brethren, let me not talk about. Let me not talk a lot, but I want to say just a bit. All the strong warriors from the Philistines who failed to fight Samson, they all failed. But because of forgetting, just forgetting and breaking the secret, that made God's power to go away from him. He just forgot. Let me just ask, is there someone who does not understand? Anyone who does not understand this language? Anybody who does not understand this language? They all understand. Thank you. Thank you very much. Yesu nashimwe. Amen. Samson uyu yaribagiwe amena ibanga, ariko ababyeyi be batarigeze bakora iryo kosa ryo kumena ibanga. Kuko iyo Samson akiri gutoya bamena ibanga ry'uko uwo mwana atazigera yogoshwa, yari kugera handi bakamwogosha. Ariko ababyeyi ba Samson barabibitse, bagumana n'Imana, babana n'Imana, bategereza icyo Imana yavuze ku mwana wabo. Samsoni we wari umaze kubona iby'Imana yavuganye nawe, aribagirwa amena ibanga, ariko nabyo byari bifite impamvu. N'Imana yabyemeye burya ko Samsoni amena ibanga, ni nayo yabyemeye ko ajya kubengukwa umukobwa mu Bafilisitiya. Kubera iki? Ntabwo ndi busobanure byinshi kuri icyo, ahubwo ari cyo Umwuka yanganirije. Yanganirije ku bintu bibiri. Samsoni nubwo yari umunyembaraga, ariko yari umuntu. Nongere bisubiremo. Samsoni yari umunyembaraga ziturutse ku Mana, ariko yari n'umuntu. Yego? Mose yabanaga n'Imana mu buryo bukomeye, ku buryo Bibiri hamwe yuko nta wundi muntu wigeze ubaho
wigeze abana n'Imana nk'uko Mose yabanye n'Imana. Imana yitegerere Samusoni isanga nakomeza kubaho muri ubwo buzima bwo kurimbagura abantu nuko ari Imana yari yamuhamagariye. Abantu bazagira aho basenge Samusoni nawe agira aho yigire nk'Imana. Imana imutera, niyo yamuteye kubengukwa Umufilisiti. Ngaho mbabarira ni gute wabuzi neza ko wiciye abantu cyangwa wishe umwana wo kwa runaka cyangwa wishe umugabo wo kwa runaka waranyuze ukajya kurambagiza umukobwa wawe? Byari biturutse ku Mana. Nabyo ngo byari systeme yo kugira ngo Imana itume mbese ibasheshenge babone kubwo bamushyikiriye bakamushyingira bamwigaruriye umutima. Ariko birimo no gushaka kugaragaza icyubahiro cy'Imana ko nawe bazagisangira. Imana nawe basangira icyubahiro, iyo ugikoze birakurimbura. Icyubahiro cy'Imana mbese ntukibeshye, icyubahiro ni icy'Imana, twebwe turi abantu. Ndimo gushaka kuvuga cyane cyane ku kintu Imana yashyize muri Samusoni gikomeye cyo kumenya urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. Nicyo kintu cyonyine gishobora kukurokora ugeze mu bibazo. Niko Samusoni byamugendekeye. Samusoni rero Delila yaramufashe, ni inkuru muzi, mbese amumenera ibanga ryaho imbaraga ze ziva, barinda ubwo bamunogora amaso, agera ubwo ajya kuba umusyi w'ingano mu Bafilisiti. Akajya akoresha amamashini yasyaga ingano. Ariko baribagirwa bo babonye kubwo bamwogoshe byarangiye, banamuhinduye umuretwa, bibwira ko ibintu byarangiye. Ariko imbaraga z'Imana zikorera mu bantu b'Imana, imbaraga z'Imana zikorera mu bayubaha, ntabwo zijya zibava. Barangije bamushyira ahantu muri ya nzu baseragamo ingano, ariko ngo agasasi ka Samusoni, haleluya, gatangira kumera gakeya. Karatangira, we yikoze ku mutwe yumva nakamenyemeye. Imana ikora ku bwonko bw'Abafilisitiya, bibagirwa ibanga ry'umusatsi. Umusatsi urabamerana kubw'urukundo rw'Imana. Samusoni agasunika ikimashini agasingano, ariko yakora ku mutwe, haleluya, akumva umusatsi urimo gusa. Aravuga ati ndabyibutse nubwo namenye ibanga, ariko Imana n'urukundo rwayo naho imbaraga zayo zanyuraga hatangiye kugaruka. Haleluya. Aho imbaraga zayo zajyaga zinyura ngo zikorere muri nge, mbese mbashe kuyikorera, hatangiye kugaruka. Samusoni uyu ngo bagera ubwo batangira gukora iminsi mikuru, bateranira muri stade. Bateranira muri stade, wari umunsi ngo gushimira ikigirwamana cyabo cyitwa Dagoni ko cyababashishije gushyikira umwanzi wabo. Satani arukuntu ajya ashekerwa, ijambo ry'Imana riramubwira ngo have wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru. Haleluya. Amen. Kandi rekavuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Imana nishimwe. Nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Samusoni amaze rero gukomeza gushinyagurirwa, ariko we yamaze kwakira ibanga ry'uko imbabazi z'Imana zifite urubanza zikarwishima hejuru. Amara kwibuka yuko ibanga ry'Imana mu mutwe we cyangwa umusatsi we ryagarutse, kandi yibuka ko Imana yumva gusenga. Haleluya. Ngo barangije bateranye bari ahantu barimo kwishimira ikigirwamana cyabo cyitwa Dagoni, baravuga ati ariko mwari muzi n'ikindi,
wa mwanzi wacu turuva dushaka no kumwica, ariko kugira ngo tumwice twishimye, yego tumwice rwose tumaze kwishima munezero mwinshi, mumuzana abanza tuganirire, mbese umushinyagurire atuganirire twishime. Ngo baramuzana bamushyira muri stade, bakajya ati mbese Samson harya uracyashoboye kuturwanya? Ubwo rero wibwiraga ko uzakomeza ukatwica. Noneho akaba haje nk'akagabo kakaba kamukoze mu maso, ngo fora ninde ugukozeho? Samson ati ntabwo mbizi rwose. Kagira ngo Imana yabikubwiye, twagira ngo rwose yabigushoboje, wabonye mbese waratwicaga, none nta nubwo urimo kumenya ugukozeho. Akandi kakaba kaje kakaba karamukubise. Nawe tekereza umuntu wicaga wa generali nk'ubu ngiye nkamukoma urushyi, nanjye nkihanagaza nkamukubita urushyi, Samson fora ni n'ugukubise Venuste jewe rwose. Maze Samson akavuga ati ntabwo mbizi, nkubise akigira rye. Naho we abitse ibanga mu mutima we yuko imbaraga z'Imana zishobora kugaruka muri we kubera umusatsi wagarutse. Imana nishimye. Amen. Samson, Imana iguhumugisha mwari, ngo ari muri ya stade barimo kumushinyagurira, n'icyo kiganiro mbese bumva bari batwenze, bishimye, batakawe, banezerewe. Arangije warasenga mu mutima, ngo abwira umuntu wari umutwe, mbese umuntu wamurandataga, haguruka vuba. Ngo aramwongorera, none harimo inkenge muri iki stade, ati zirahari. Urumva ndananiwe gukomeza guhagarara no gutaramira abantu, byibura ngira inkingi ngira ahantu nishingikiriza. Naho we abitse ibanga mu mutima we bibye agiye gukora we. Haleluya, amen. Mumarira iki? Wowe hanjyana umfatishe kuri izo nkingi nurangiza wisubirireyo. Ngo aramujyana se nyine agenda nyine yigize impumyi cyane, igira gutya yumva inkingi arashyikiriye. Aramubaza ati se nta yindi? Aravuga ati irahari, biregeranye. Haleluya, amen. Samson ngo arakabakaba yumva inkingi zombi arazishyikiriye. Aravuga ati gendere. Haleluya, amen. Amaze kwigendera, reka ngoresha umuntu ndabizi ko muramwumva, sibyo? Aravuga ati Uwiteka Imana nyiringabo, ariko senga mu mutima muri bwa buryo bw'ibanga. Haleluya, amen. Nubuzi ko uri mu banzi bawe ntukavuge cyane, yusenga mu mutima Imana iri. Amen, amen. Nivyo yusenga mu mutima Imana ifite ukuntu ibyumva we. Amen. Wowe no kuvuga cyane ukabwira abanzi bawe kurimo gusenga, ubwo se wabwira umuntu wasenga uvuga mwami wanjye, ngo umwanzi wanjye witwa Alphonse ngumwice kandi muturanye hafi yawe. Senga mu mutima Imana itabara, ifite ukuntu iri kurengera. Amen. Samson aravuga ati Uwiteka Imana ndabizi kuri umunyembabazi, utinda kuranga, icyo akora naracu, sabye imbabazi, ariko umbabarire, umpimbaraga uyu munsi wanyu kugira ngo unkorere amaso yanjye aba Bisiraheli nabo basobanukirwe kuri Imana. Urumva icyubahiro n'imbaraga ze yamaze kubyiyamura. Ego ntabwo akivuga ko ari umunyembaraga wundi, arabizi neza ko imbaraga zituruka ku yamuhamagaye. Amaze kuyihamagara nawe rero agiye kumva yumva za mbaraga zajyaga zikorera muri we. Haleluya, ngo yumva zongeye zigarutse kuri we. Amen. Kandi umukozi w'Imana, umuntu imbabazi z'Imana zigarutse muri we arabimenya. Amen. Amen.
abyiyumvamo. Amen. Mana nishimwe. Amen. Amaze kubyiyumvamo Samusoni rero ngo afata za inkingi zombi. Haleluya. Amen. Ngo aritugatu, niko Bibiliya ivuga. Ngo aritugatuga, akajya yitugatuga, arasunika inkingi, agiye kumva yumva zirakatse. Haleluya. Amen. Zikatse ahita amenya ko Imana yaje kumutabara Samusoni. Amen. Haleluya. Amen. Nta nubwo yaragihenda cyitugatuga, ahubwo Bibiliya yavuze ngo yarashikanuje. Amen. Mana nishimwe. Amen. Samusoni amaze kumva ko zakatse, amaze kumva ko imbaraga z'Imana zakoreye muri yo zamugarutseho, ngo yahise ashikanuza. Amaze gushikanuza, izo nkingi nizo zari zifashe iyo stade. Buriya rero Imana ifite ukuntu iteye, nshaka kubabwira. Niba ushaka muzajye kureba ahantu basenya etage cyangwa inzu yubatswe, bashobora kwisenya hashize igihe kirekire, ariko imbaraga z'Imana zikorera mu bantu bayo zifite ubushobozi bwo koroshya gufata icyari gikomeye bukagihindura nk'ishashi igezweho n'umuriro. Imbaraga z'Imana zirabishobora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Wiyita iki? Iyo Imana yatugarutseho, Imana nishimwe, iyo Imana yagarutse mu mutima wawe ukabyiyumvamo, ibyari imisozi bihinduka ibibaya. Kandi nta tingatinga uba wahamagaye. Hari tingatinga mugira? Ariko ibintu byari birumbaraye imbere yawe, ibintu wabonaga ko bidashoboka, bihita biteshwa agaciro kuko imbaraga z'Imana zaje mu mutima wawe. Samusoni uyu rero amaze gusobanukirwa izo mbaraga z'Imana zikorera muri we, nibwo ngo yongeye kwica abantu baruta cyane abo yishe mu buzima bwe bwose. Ubwo nibwo yishe abantu baruta we yishe igihe cyo cyose yarari muzima, kubera imbabazi z'Imana. Aha rero ndabihinduye kuko ngiye gusoza. Reka ngaruke ku kintu bita kumenya Imana ikorera mu itorero, kumenya Imana ikorera mu bera, no kumenya impano y'agakiza yatanze ifite gaciro ki, ifite ubushobozi mu bera. Ibi bintu nijya kubivuga mumbabarire mu byumve cyane, bishobotse mwabyumva kurenza giye urimo kubivuga, nubwo bidashoboka. Reka mbabaze muransubiza? Imana ibahe umugisha ko mugiye kunsubiza. Ubonye umusaza agenda wamenye icyo arimo gutekereza? Arimo asubije nka mwarimu kabisa, ngo usibye umusazi n'umuzima ntiwamenye icyo atekereza. Niba imbaraga zikorera mu musazi zishobora kumubwira ngo hano hantu harashyushye kandi imvura irimo kugwa, hariho imbeho yayindi tumazemo iminsi, ukabona yikuyemo imyenda agiye aturumbuje, kandi ari ibyamubwiye ngo harashyushye kuramo, mu gihe twebwe twifubitse n'ibigofero n'amasogisi, ariko we akaba hari ibindi bintu arimo kubona yumva bimubwira ngo kuramo. Biriya bintu birakora cyangwa ntibikora? Biriya bintu biba bimubwiye ngo kuramo, birakora cyangwa ntibikora? Abakristo twibagiwe imbaraga z'Imana zikorera muri twe, twibwira ko ari ibintu byo gutera warasa, nyamara imbaraga z'Imana zikorera mu itorero. Kandi umuntu uhishurirwa umenya neza ko nubwo yari yaribagiwe cyangwa yari yarasinze cyangwa yamenye ibanga, ariko imbaraga z'Imana zigarutse muri we, hari ibindi bintu Imana yashyiramo, hari ubushobozi bw'abadayimoni, hari ubushobozi bwa Satani bwahita butsindwa iyo wagize umugisha wo kumenya iryo banga.
uba ubonye gutabarwa. Satani yakoze ikintu gikomeye ku itorero. Nicyo ngiye kuvuga, duhita dusenga Imana. Yakoze ikintu gikomeye, yamenye neza ngo abakristo ba mbere bagitangira ivuga butumwa, Satani yarwanyije itorero ariko akoresheje systeme yo kwica abavuga butumwa. Mu ndirimbo twaririmbye twavuze ngo wagerageje ibindi biranga, utanga umwana wawe atubera igitambo kizima kiza, none turi ubwoko bwawe. Tugerageza kuvuga ibyo ukuntu bagiye bica abahanuzi, bakica abakozi b'Imana. Ariko nimwibuke yuko kiriya gihe bajyaga bica abantu, Petero bamubwira bati tugiye kukwica ari utihakana umwami wawe, aravuga ati ahubwo mwe kunyica mwantindiye, ariko mwe niba mugiye kumbamba mumbabarire, ntimumbambe nk'umwami wanjye, ahubwo mumbambe igicuri. Icyo gihe iyo bakoraga icyo kintu bicaga umwe hagakizwa igihumbi, kubera imbaraga z'Imana zirimo gukorera mu bera. Kandi imbaraga z'Imana iyo zamanukiraga abantu barabimenyaga bakumva uburyohe bw'umwuka wera. Icyama itorero ryacu, icyama abakristo tugasobanukirwa imbaraga z'Imana n'urukundo rw'Imana, imbaraga z'Imana zikorera mu itorero, n'imbaraga z'umwuka. Yesu ko yabanye n'abigishwa be akanababwira ko ari umwami, bajya no kumwica bakandika hejuru yuko ari umwami w'Abayuda. Nimumbwire serivisi itanga amafaranga nkeya yigeze asigira abigishwa. Hari umushahara yabapangiye, baranamubarira batese n'iryari uzagarira mu bwami bwawe rwose mu Bisirayeli, kuko bari banyotewe ubwami bagatebana. Ingoma y'Abaroma yatuzengeje, umwami yaraje, Kristo yaraje, ubwo ingoma y'Abaroma yatuzengereje. Reka tumenye gusa tumukurikire, ubundi niyicara ku mupanda tuzabiganzura, tuzabashegesha. Noneho Petero bakajya guhata, ariko mwana ubundi ko wenda kugenda ninde uzasigara ari mukuru? Mwabyumvise? Babandi baramubaza ati n'iryari uzagarura mu bwami bwawe mu Bisirayeli? Barongera bamubwira ati se ubundi muri twe ninde uzaba mukuru? Bari bafite inyota yo kuba ba ministri, abandi ba governor, abandi ba bari bafite inyota. Angira arabwira ati si ibyanyu kumenya iby'ibihe cyangwa iminsi. Byaterwaga n'iki? Yabonaga ko ibyo banyotewe bitandukanye n'ukuri kw'icyamuzanye. Ego byari bitandukanye n'ukuri kw'icyamuzanye. Arangije ngo abahitiramo icyaba cyiza. Yakora Yesu nawe ni umufilozofi, reka mbabwire, yabonye ko abantu dukunda amazu, abona ko abantu dukunda ibyubahiro, arababwira ati mva rero mukiri mu isi, abantu basize byose mukankurikira. Mukiri mu isi, ibyo mwasize byose muzabikubirirwa inshuro ijana. Ibintu mwaretse noneho morali iraje rwose, baravuga ati niba inshuro ijana tuzazikubira. Petero aravuga ati jyewe najyaga ndoba amafi 70, ubwo nzajya ukubye ijana, ubwo si 7,000 ahari, ngira ngo ni 7,000 n'ibizahe. Atangira gukubita mu mibare ukuntu azajya agurisha 7,000 by'amafi. Ati ntacyo ndamugumaho. Haleluya. Ati ebana inshuro ijana nararobaga amafi. Yesu abonye ko Petero anyotewe no gukubirwa inshuro ijana ku mafi, aravuga ati reka Petero, umura wowe ntabwo ibyo kuri amafi ari byo mbona bigukwiriye, ahubwo nzakugira umurobyi w'abantu. Yesu agahita aruba abirufyanya, akabihengamura, akabyerekeza ahandi, ariko nanone bataratahura ibanga ry'ibyo. Uyu Yesu rero abona ko ikibakwiriye kugira ngo bazanasobanukirwe ibanga ry'ibyo yashaka kubabwira batigeze bamenya. Aravuga ati cyiza nuko ngenda,
arongera arababwira ati ariko ningenda icyo mbona kibakwiriye reka ngende mbohereza umufasha. Nimara kubohereza umufasha azenda ku bya data. Haleluya. Umukozi w'Imana Fabien yatwigije kuri iryo jambo avuga ukuntu ngo umwuka w'Imana agenda akajya mu ntekerezo z'Imana. Ego ntabwo agenda ngo abaze Imana ngo njye kubabwira ngo iki, ntabwo ajya kubaza Imana, ahubwo baragenda akajya muri mind y'Imana. Haleluya. Akajya mu ntekerezo z'Imana, yamara kumenya ibyo Imana itekereza ku bakozi bayo cyangwa kuri wowe. No, ijambo nanjye gukoresha ubanza n'abantu umwuka wera ariko sibyo, nikamena abantu nimbivuga gutyo ntacyo ndabanisha. Agahita aza yirukanka kuko yamenye icyo Imana igambiriye kuri Claude, kandi Claude yatangiye gucika intege mu by'uru rugendo. Ariko impamvu Imana igutumaho nuko uba ufitanye connection n'ijuru. Yego ufitanye relation ku buryo Imana nyine ibona kubikubwira uri bunabyumva. Umwuka w'Imana akagenda yajya mu ntekerezo z'Imana agahita aza kuri Claude. Claude, mwana wanjye, Imana irambwiye, numvisha Imana igutekerezaho yuko izagutabara. Uhumure nubwo wari ugowe, nubwo wari uruhijwe, ariko ngo iraje gutabara. Haleluya. Utubwije kuntabara ndacyabigumamo. Ikongeye kabigiye kwa Safari. Umwuka w'Imana akabwira ati Safari mukozi wanjye, nubwo cya gihe burya nabyemeye ko ugerageza ukavunika, ariko nzagukanda. Ubuti Imana irabizi. Haleluya. Nzagukanda kandi nje no kukugirira neza. Abarokore rero iyo wumvise kwije kukugirira neza. Haleluya. Iyo wumvise kwije kukugirira neza, ahubwo nari nasenze ibiri ndagira itatu. Haleluya. Ukongera kandi burya Imana ibikora ibishaka. Iyo uteye intambwe imwe gukora amasengesho y'umunsi umwe gusa, yo ngo ihita itera 99 kuko ikunda ikiganiro cy'abakristo. Ikunda mbese niho hantu imeze nk'aba. Reka mbaho urugero rutoya. Muzari umubosi cyangwa yenda reka nta urugero kuri nyakubahwa. Muzari ari kumwe n'abayobozi bayoborana bahafiye, ababwira yabishe, yabatonganyije, yabajengereje, ariko ibintu nk'ibi mudakora kuki mutabikora nibyo munabatumye, ariko yakwigerera mu rubyiruko kavuga ati nimwe imbaraga z'igihugu, mbese ukabona yishimiye kubwira abo bana batoya. Uko niko Imana iyo wagize umwanya wo gushinga ivi hasi yirengagiza ko mu ijuru abamarayika bikubita imbere bahora bavuga ngo urera urera. Kavuga ati oya, wa marayika windabizi ko nera, ariko uyu muntu abimbwiye ari muri iriya sayo akambwira ko nera ari muri iriya, nibwo mbyumva. None ubwo nawe iyo ubonye byakomeye ugashinga ivi hasi ukavuga uti Uwiteka Imana yera, aravuga ati urabizi ko nera Imana aha urabizi ko nkirano. Mbese ikunda ikiganiro cy'abakristo. Ari nayo mpamvu iyo igeze imbere nayo ikongera amasezerano kugira ngo bitume uyiguma imbere, ikubwira nibi kandi aho n'Imana twiyerekera. Icyo nashakaga kubabwira rero ni ibanga ryo gusobanukirwa imbaraga z'Imana zikorera muri twe n'imbabazi zayo zitagira akagero. Niyo waba uri mu bibazo, tugiye gusenga Imana. Nagira ngo batangarize ko nta kintu mukiri muri ubu buzima. Umuririmbyi yaravuze ngo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite. Ndimbata y'iki? Ndimbata y'iki? Sinabikunda. Ni Bill Graham wabivuze. Nungo nashakaga kubabwira yuko mu bintu Imana Yesu yabonye biryoshye bifite umumaro yasigira itorero, yasigira abantu, ntabwo yigeze abapangira imishahara ngo n'abapangire ntuza amadepartement akomeye, yabapangiye umwuka wera. Umwuka wera Pawulo amaze kumuhabwa yaravuze ngo iby'isi byose ndabireba nkabibona nk'ibibambwe kubwo gutunga Kristo. Haleluya.
haleluya. Amen. Ndabireba ibintu byose nkabibona nk'amase kubwo kubaha Kristo. Ati kandi nanjye iyo bindebye njye bimbona nk'uwapfuye. Icyampa tukamenya ibanga ry'Imana n'umwuka w'Imana ukorera muri twe, byatuma dusa. Yesu yabwiye umusamariya ngo iyaba waruzi impano y'Imana, muranyuma, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe byibura wamusaba akaguha ku mazi y'ubugingo. Imana idukore ku maso, idukore no ku mutima, tumenye uburyohe bw'umwuka w'Imana. Mbese ijambo ry'Imana rivuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Reka mvuga akantu kamwe dusenga Imana. Iminota yanjye irarangiye rwose, ndengejeho 3. Ntekereza ko iyo 3 ngiye gushyiraho indi 2 dusoza. Ngisaba imbabazi. Reka babwire, mbese no kwitwa igihanga nuko njya nyura hano mwese mukaza mukavuga muti dirija mwari uruwako uri gitangaza byatuma mbese ntandukana n'urukundo rw'Imana. Abubashywe ni benshi kandi bararangiye. Mbese nuko na bigastire nkajya ngenda mureba mwese mwandeba mugakanura amaso nka ayiwe abantu barambara pastor je mube. Hari umuntu nabonye ejo bundi ku ifoto wiwanye Burundi, yicara ku ntebe ziriho zahabu, akambara inkweto ziriho zahabu, akambara imyenda iriho zahabu, mbese ibintu byose biriho zahabu. Ariko isuku ntisuzugu, isi irasu mwaba Kristo, isi irasuzu irakubeshyikana gusuzu. We wambara karibaya wakanyirwa ukambara wagisi ngo wambaye, abandi bambara zahabu, ariko isi irabasuzugura bagashyirwa ahantu hatabona. Isi irasuzugura, iragushuka, ikagushora, ikanakuroha. Ariko umwuka w'Imana yaje muri wowe ntabwo agushuka, ahubwo arakuzamura ngo tujya mu ijuru mu buryo bw'umwuka, tukicarana n'Imana, tukaganira nayo, ikagirana relation. Ngiryo ibanga ry'umwuka w'Imana. Reka mbabazi Arufo, ko ndi inshuti yawe ubu nzi password ya telefone yawe, ariko Sylvie password ya Alphonse urayizi ko mbizi ko ari inshuti yawe ya hafi. Wowe susi ya pastor ariko hinaha Imana ifite password yaduhaye n'umwuka wayo. Udafite uwo mwuka nta relation, ntabwo umugirana n'Imana, nikuzi wikwibeshya. Mwuka w'Imana niryo banga, niyo password ijuru rikumenyera, ni naho rikubwira amakuru. Muri byo rero umuntu ndakunda kumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago, wayumva utegerana nayo, utaganira na se ngo ntamenye cyo se kure yagize ate. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mbifurije kumenya urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, no kumenya kongera kubwira Imana ngo Mana, ibyari bindangaje byose mbitesheje agaciro, ahubwo ngize inyota yo kumenya yo gutunga password umubare w'ibanga wawe. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Amen. Hari igihe rero ugera mu ntege nkeya cyangwa mu bibazo bigatuma wigumbe uva ku bana ugatekereza ko Imana yakwibagiwe. Ariko muri ibyo yaravuze ngo ntabwo yakuretse. Urukundo rwayo rwatumye Imana yongera kugaruka kuri Samusoni wari warakoze amahana akamena ibanga, akanagorwamo amaso. Imana ikamugaruka ikamutabara. Wowe utarapfa,
utaranogorwa amaso urumva hatakiriho ibyiringiro. Nagira kubwira ngo haracyariho ibyiringiro. Bajyaga bumva ibintu bijyanye n'umwuka wera nta kintu bikubwiye. Banasaba umwuka wera kumva si babandi basenga se bagatutekera umutwe abahano nibavuga umwuka wera ntukumva abahanuzi. Imana nitubwira umwuka wera na Yesu akavuga umwuka wera ntukumva umuhanuzi. Oya n'umupfumu n'umuhanuzi, n'umupfumu n'umuhanuzi we nk'irindi, ariko umwuka w'Imana. Petero yageze kwa Koruneli, agezeyo ngo ababwira ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana abamanukiye atavuga ati mu mahanga yose menya ko umuntu wibahe agakora ibyo gukiranuka mwemera. Umwuka wera ni ikimenyetso cyo Imana ikwemera. Ntukitiranye ibintu ngo utekereza ko umwuka wera ari ubuhanuzi ari ubwesiko. Umwuka wera ni ikimenyetso cyo Imana ikwemera. Utamutunze ubwo ntikwemera. Mana niba umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo twinginge umukozi w'Imana Pastor atuyobore mu sengesho. Amen. Koze Imana arakoze ubwo kutuganiriza amagambo meza. Imana imuha cyane. Ese batubwiye inkuru za Samusoni uburyo yamennye ibanga. Umwuka w'Imana aragenda. Ese we ntabwo bararimenye. Yaririmbye neza cyane. Abo ngo mfite ibanga ngenda no umutima. Abantu batajya babasha kumenya. Abangira iryo banga nta rindi ni Yesu umwana w'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ese wumva Yesu kimutunze? Ntabwo ushobora kuba waramuharitse hakari ibyo wakoze bituma mutakibasha kugendana. Imana itugire neza cyane. Ariko niba waramenye iryo banga haracyari ibyiringiro. Imana yishimye. Yobu 14:7 haba ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kijya cyongera kigashibuka. Birashoboka ko hari imena, ariko nayo nkubwiye ngo haracyari ibyiringiro. Reka rero dufatanye gusenga Imana. Ongere winginga Imana ngo Mana mbabarira, kandi ni ukuri umwuka w'Imana ngira kugaruka muri wowe. Imana iduhanurije. Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ikomeye kandi tuyahirengeye cyane. Turagushimye cyane kuko uri umwami w'abami, izina ryawe nirishimwe. Urera kandi urakiranuka, ni ukuri ruhabwe icyubahiro. Aya masaha turi imbere y'ubwiza bwawe, turakunezerewe cyane ko waturinde mu nzu yawe nyakubahwa. Wakoze, warinze buri umwe wese, uhabwe icyubahiro. Tumaze kumva ijambo ryawe, uburyo mwami Imana watoranyije Samusoni nk'umunaziri, kandi ushyira imbaraga zikomeye muri we kugira ngo abashe kurwana urugamba rukomeye. Kandi uko nguko niko wagiye umukoresha iby'ubutwari rwose, umusore ukica abantu 1000, ndetse mwami Imana ugenda abasha gukora ibitangaza byinshi cyane kubw'umwuka wazaga kuri we. Izina ryawe nirishimwe. Ariko twumvishe uburyo yageze igihame n'ibanga bituma umusatsi uri ku mutwe wogoshwa, kandi ako kanya ntiyongera gukora nk'uko yakoraga mbere. Birashoboka yuko mwami Imana hari benshi baguharitse kandi batakibasha kugenda uko bikwiriye, ariko turasabye no masaha kugira ngo ongere kubagarukaho. Ongera kumesa umusatsi nyakubahwa Imana ku bahungu bawe n'abakobwa bawe. Ongera kumesa umusatsi kuko ijambo ryawe ritubwiye neza cyane yuko hakiri ibyiringiro. Igiti cyatemwe kijya cyongera kigashibuka, ngo nubwo kijya kimara mu butaka igihe kirekire kikumiramo, ngiyo cyumvishije amazi kijya cyongera kigashibuka. Nyemerera wongere kugira neza abantu bawe mwami Imana. Babarira abahungu n'abakobwa, babarira urubyiruko, babarira abagabo n'abagore, kugira ngo databuja wera ni ukuri ubusabane bwawe bwongere kugendana nabo. Izina ryawe nirishimwe. Turakwinjiza cyane kugira ngo tugire neza kandi ukomeze kutwitaho. Twuzuze imbaraga z'umwuka wera, tugirire neza kandi utwiteho. Turagukeneye mu minsi nk'iyi ngiyi. Ntabwo twebwe twakwishoboza ubwacu, ariko dukeneye imbaraga z'Imana. Dukeneye inkunga yawe data kugira ngo tubashe gukora iby'ubutwari rwose. Shoboza abakristo, shoboze buri umwe wese. Dusengeye watwigishe kugira ngo ukomeze kumwagura cyane, n'ubutaha uzamuhe byinshi, kandi twebwe twese ukomeze kutugira neza.
cyane imitima yacu igakomeza gucya rwose, cyama rwose ugakomeza kudufasha, cyaduha tugakomeza kugendana ibanga dufite mu mitima yacu, tugakomeza kugutunga rwose ntitubashe cyane ko kubyumvishije. Aho tugire neza kandi ukomeze kutwitaho, kandi buri umwe wese Mwami Imana ijambo ryawe rigira umumaro muri we, kandi Mwami Imana ribashe rwose guhindura byinshi, kandi twebwe twese tubashe gukira. Icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi ni byawe, mu izina rya Yesu, amen.